ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nshaka gusobanura itorero icyo ari cyo naho bitangiye n'idini. Ni Yesu wabyivugiye ngo nzubaka itorero ryanjye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, turasoma igice ni cya 16 umurongo wa 18. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, turasoma igice ni cya 16 umurongo wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu, ni ku rupapuro rwa 18 mu Isezerano Rishya. Aranditse ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Asubiremo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Reka nanone dusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa 1 tugeze umurongo wa 5. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 5. Ni ku rupapuro rw'132 mu Isezerano Rishya. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo, Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Umurongo wa 1, nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anesheje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata, amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Umurongo wa 5 kasubiremo, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Reka ndenzeho undi murongo umwe, turebe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12, dusome umurongo wa 27. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 27. Reka dusome mu izina rya Yesu, ni ku rupapuro rw'175. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe. Hanyuma umurongo wa 27, nuko rero uri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wo muri mwe ni urugingo rwawo. Nuko rero muri iki, niba mwakurikiye, nuko rero muri iki, urugingo rwa Kristo. hanyuma umuntu wo muri mwe wese ni iki? Ni urugingo rwawo. Kugira ngo tuganire mu mwanya mutoya, ijambo rifite intego ivuga ngo itorero ni iki? Itorero ni iki? Igisobanuro cy'itorero ni ikihe? Hanyuma turibuze kuza kureba aho itorero ritandukaniye n'idini dukurikije ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana, ni amagambo Yesu yivugiye mu kanwa ke. Hano twasomye Matayo 16:18, ari kumwe n'abigishwa be 12. Iyo usomye uhereye mu mirongo ibanza, ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be, ababaza ngo abantu bagira ngo ndinde. Hanyuma arabahindukirira arabaza ngo mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde. Hanyuma babura icyo basubiza. Petero ahishuriwe n'umwuka wera w'Imana, aramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana uhoraho. Hanyuma Yesu aramubwira ngo, nanjye ndakubwira ngo uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Hanyuma mu ijambo ry'Imana, hariya niho hantu hambere Bibiliya ikoresha ijambo itorero. Ubundi iyo usomye Bibiliya mu Isezerano rya Kera, uhereye mu Itangiriro ukageza mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki, uko ari ibitabo bigera kuri 39, nta na hamwe Bibiliya ikoresha ijambo itorero. Bwa mbere na mbere Bibiliya ikoresha itorero, ni Yesu wabyivugiye ngo nzubaka itorero ryanjye.
hanyuma muri kiriya gihe nta birumvikana kamemu ntabwo bavugaga ikinyarwanda, bakoze ubuhinduzi bwa Bibiliya isezerano rishya ryandikwa bwa mbere, bano babyanditse ba Matayo, ba Mariko, ba Luka, ba Yohana, ba Pawulo bandikaga mu Kigiriki. Hanyuma ririya jambo Yesu yavuze hano, Bibiliya yavuze ngo zubaka itorero. Iryo jambo itorero babwiye ko nshaka gusobanura itorero icyo ari cyo naho bitangiye n'idini. Iri jambo itorero Yesu yakoresheje ijambo ry'Ikigiriki eklesia. Hanyuma iyo bavuze eklesia cyangwa iyo babaga bavuze eklesia muri icyo gihe, ariwo uyu munsi wa none tuvuga itorero, babaga bavuze abantu bakuwe mu bandi bagashyirwa ku ruhande kubwo kwizera kwabo. Babaga bavuze umubare w'abantu babe bake cyangwa benshi bakuwe mu mbaga nyamwinshi y'ab'iyi si bagashyirwa ku ruhande kubwo kwizera kwabo. Abo bantu bagahinduka umwihariko w'Imana, bagahinduka abadasanzwe imbere y'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryita abanyetorero. Ni abantu bakuwe mu b'isi bashyirwa ku ruhande kubwo kwizera kwabo. Mu yandi magambo, nubwo baba mu isi ntabwo ari ab'isi, iwabo ni mu ijuru. Niyo mpamvu Pawulo yanditse, hari amagambo Pawulo yanditse Abafilipi 3:20, aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kazava, uzahindura imibiri yacu ibora akayihindura nk'umubiri w'ubwiza bwe. Haleluya! Yohana yaranditse mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 2, aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, uko tuzasa ntikurahishurwa, icyakora icyo tuzi neza, Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzamureba uko ari. Ibyo ni byo byiringiro abanyetorero dufite. Hanyuma hari amazina Bibiliya yita abanyetorero. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 9, Petero yaravuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Icya mbere, abanyetorero, abantu Imana yakuye mu bandi ikabashyira ku ruhande ngo abe umwihariko wayo. Turi abantu batoranijwe n'Imana. Haleluya! Yesu yigeze abwira abigishwa be, arabwira ngo si mwe mwantoranyije, ahubwo ni jyewe wabatoranije. Icya mbere, turi aha ngaha kubera ko twatoranijwe n'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo naho Aburahamu yaba atakuzi, Isirayeli ntakwemere, Imana yo mu ijuru irakuzi kuko niyo yakoze umurimo wo kugutoranya. Bibiliya iravuga mu Maroma 8, iravuga ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatoranije yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma Petero yakomeje avuga ngo muri abatambyi b'ubwami. Iyo Bibiliya ivuze ngo turi abatambyi b'ubwami, mu isezerano rya kera habagaho abantu batatu bakuru. Habagaho umwami, hakabaho umutambyi n'umuhanuzi. Umutambyi yari umuntu ufata iby'abantu akabibwira Imana. Hanyuma umuhanuzi yari umuntu ufata iby'Imana akabibwira abantu. Umuntu ufite itandukaniro, umutambyi yafataga iby'abantu akabibwira Imana, ngo ni umurongo uzamutse, yego. Hanyuma umuhanuzi we yafataga iby'Imana akabikura mu ijuru akabibwira abantu. Hanyuma umwami yari ushinzwe gushyira mu bikorwa ibihura n'ubushake bw'Imana. Iyo abantu bakoraga nabi, Imana yakoreshaga abandi bakabakubita bakabajyana mu bunyage n'ibindi byinshi. N'iyo abantu bitwaraga neza, Imana yakoreshaga abandi kugira ngo abantu bagubwe neza. Mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mujye musengera abandi n'abatware kugira ngo mubeho mu mahoro. Hanyuma uyu munsi mu isezerano rishya, nyuma yaho Kristo aziye mu isi, abanyetorero twese twahawe umurimo w'ubutambyi. Mu yandi magambo, dufite inshingano nkuru Yesu yadusigiye yo gufata abantu tukabahuza na Kristo. Nk'uko mu isezerano rya kera umutambyi yafataga abantu akabahuza n'Imana, dufite inshingano yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Babandi muturanye, babandi mubanye iwanyu, bo muri famiye yanyu, ufite inshingano yo kubabwiriza ubutumwa bwiza ukabahuza na Kristo Yesu.
abigishwa be ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza. Tubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo bubiri. Tubwiriza ubutumwa bwiza tuvuze, uku nimo babwiriza. Icyakora ntabwo twese twahawe impano zo kuza guhagarara hano imbere ngo tubwirize, ariko ushobora gusura wa mugenzi wawe mubana muturanye ukamubwira uti agakiza gaheshwa no kwizera Yesu, nk'uko mwene data yahoze abibwiriza, ukamubwira ngo Yesu araruhura, umwemereye yakuruhura, akagukuraho imitwaro y'ibyaha, akaguha ubugingo buhoraho, akaguhereza amahoro. Dufite iyo nshingano yo kujya kubwira abantu umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ni Pawulo wabivuze, yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo bumuze isoni, kubera ari intwaro y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. We ujye kugenda mubwira abantu Yesu gusa, ibindi Imana izabyikorera. Haleluya. Uwo murimo rero turawufite wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Petero yakomeje avuga ngo turabana Imana yaronse ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye iyadukuye mu mwijima ikatujyana mu mucyo w'itangaza. Hanyuma kugira ngo umuntu ajye mu itorero ry'Imana, icyo twita itorero ry'Imana, intambwe atera mu kwizera Kristo, kubera ko urufatiro rw'itorero Petero Pawulo yaranditse mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 11, yaranditse avuga kuko ari nta rundi rufatiro abantu twahawe usibye Yesu Kristo, kugira ngo umuntu yinjire muri uwo muryango witwa itorero ry'Imana. Intambwe ya mbere atera ni ukwizera Kristo. Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyana. Petero yaravuze mu Byakozwe n'Intumwa 4:12, aravuga kuko nta rindi zina munsi y'ijuru abantu bahawe gukirizwamo bitari izina rya Yesu. Ndagira babwire ngo uw'itorero ryubatseho ni Kristo, urufatiro rw'itorero ni Yesu. Ntabwo itorero ryubatswe kuri pasiteri, ntabwo itorero ryubatswe kuri diyakoni. Uw'itorero ryubatseho ni Yesu Kristo wenyine, niwe rufatiro rw'itorero. Niyo mpamvu birivuga ngo n'amarembo y'ikuzimu naho yazikuka ntabwo azabishobora, kubera ko ryubatswe kuri nyiraryo ari we Kristo Yesu. Haleluya. Hanyuma hari ibyiciro bitatu by'itorero ry'Imana nshaka kuvuga, nubwo nasoreza aho ngaho kugira ngo bicunguze mu buryo umwete. Icya mbere, hari icyo twita itorero ryo mu rugo, abantu babana bakijijwe. Iyo ijuru ribarebye ribita itorero. Ujye umenya ko itorero rihera mu rugo rwawe, kabone n'ubwo yaba ari umusore n'umukobwa baraye basezeranye batari babyara. Iyo bombi bakishijwe, iyo ijuru ribarebye ribita itorero. Urugo rwawe, abana bawe, umugabo n'umugore, iyo mwese mukishijwe, iyo ijuru ribarebye ribita itorero. Icyakora niba mu muryango wawe ufite abantu 10, harimo 5 bakishijwe na 5 badakishijwe, abo ijuru rizita itorero ni abari muri urwo rugo rwawe bakijijwe bonyine. Haleluya. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 16 umurongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo Akwila na Priskila barabatashya n'itorero ryo mu rugo rwabo. Mujye mumenya ko itorero ry'Imana rihera mu ngo zabo. Hanyuma kabiri, itorero ry'Imana ni gutya abera tuba twateranye. Gutya mwateranye, hari abaturutse wenda za Mahoko, hari abaturutse za Mukondo, hari abaturutse za Rumbati, muri zino karitsiye za hano hafi aha ngaha. Gutya iyo twateranye nk'abera, ijambo ry'Imana ritwita itorero. Icyakora abantu bari muri twebwe badakijijwe, batari bakakira Yesu umwami n'umukiza, mu ijuru ryita itorero ntabwo abo baba barimo. Niba hano twateranye turi abantu 70, hari abantu 20 bakijijwe, ab'ijuru ryita itorero ry'Imana ntabwo bari muri twebwe bakijijwe. Kandi kujya mu itorero ry'Imana ntabwo babyishyurira, oya, Kristo yishyuye ibyari bikenewe. Uraza ugatera intambwe ukizera Kristo ugatsindishirizwa nawe. Dusoma ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ntabwo byavuye mu mirimo yacu. Ni Yesu ukiza abantu, ni Yesu yesha abantu ubugingo buhoraho. Haleluya. Hanyuma icyiciro cya 3 nshaka gusorezaho, abantu bose bari ku isi, baba abazungu, baba abirabura, abakire, abakene, abanyafurika, abanyaziya, abanyaburayi,
ni itorero ry'abari mu isi bose bizeye Kristo, imiryango yose, indimi zose, ibihugu byose, ishyanga iryo ari ryo ryose, abantu bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza kandi we muhesha w'ubugingo, abo bose bagize itorero ry'Imana. Niyo mpamvu rero abantu bazajya mu ijuru ntabwo ari abametodiste, ntabwo ari abapantekote, ntabwo ari abakatolike, ntabwo ari abapresbiteriyene, ntabwo ari ababatista, ni abizeye Kristo bagize itorero ry'Imana ritagaragara, nibo baragwa mu bugingo. Haleluya. Hanyuma abanyetorero bagira uko babaho, wenda sifite umwanya wo kubivuga, ariko reka mvuge inkingi zirindwi zikomeza itorero ry'Imana, hanyuma tureka dusenga turekera aho ngaho. Inkingi zirindwi zikomeza itorero ry'Imana. Inkingi ya mbere nicyo bita gukundana. Iyo dusoma ijambo ry'Imana Yohana 13:34, Bibiliya iravuga ngo Yesu yabwiye abigishwa be ngo mukundane nk'uko nabakunze, nibo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ikintu cya mbere kiranga umuntu uri mu itorero ry'Imana, umuntu wakijijwe by'ukuri, ni uko agira urukundo. Bibiliya iravuga ngo udakunda ntabwo azi Imana, kubera ko Imana ari urukundo. Kandi Bibiliya iravuga ngo nimukunda ababakunda muzahemberwa iki? Tuzaba tubaye nk'abatarakizwa kuko bakunda ababakunda bonyine. Twe dutegetswe gukunda abadukunda n'abatadukunda. Ni inkingi iranga abagize itorero ry'Imana. Kandi iyo dukundanye, urukundo rugaragazwa n'ibikorwa. Imana yarakunze iratanga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwanditswe na Yohana igice cya 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Hanyuma niyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:16, Yohana 3:16 baranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:16, imirongo isa kandi byanditswe n'umuntu umwe. Yohana yarongera avuga ngo ntimugakundane urumamo. Ubundi nta nubwo Imana ikeneye ko tuyibwira ko tuyikunda, Imana ikeneye ko tuyereka ko tuyikunda. N'abantu hano mu isi ntabwo nkeneye abantu bazambwira ngo barankunda, nkeneye kunyereka ko nkunda. Urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Wa muntu ukubwira ngo aragukunda, niba nta kintu akumare ntabwo agukunda, wowe warakubeshye. Inkingi ya kabiri y'itorero ry'Imana, itorero ry'Imana, inkingi irikomeza ni kwemerana. Iyo dusoma ijambo ry'Imana Abaroma 15:7, Pawulo yaranditse aravuga ngo mwemerane ngo nk'uko natwe Kristo yatwemeye. Abakoroni baza gukoroniza u Rwanda, hari systeme bakoresheje bayita divide and rule. Mu Kinyarwanda ni mbatanye mbategeke. Iyo Satani ashaka gusenya ubumwe bw'abana b'Imana, iyo ashaka gusenya itorero ry'Imana, iyo ashaka gusenya abakijijwe, imwe muri tekinike, imwe mu ntwaro akoresha ni ukutemera. Dutegetswe rero kwemerana. Haleluya. Pasiteri yemera abakristo, abakristo bamwemere, abaririmbyi bemerane, abadiyakoni twemerane. Dutegetswe kwemerana. Haleluya. Dutegetswe kwemera mwene so. Nyamunda kubwira abantu ngo 90% ugizwe n'abandi bantu. Turi kujyana kubera ko izina witwa wagiswe n'abandi. Hari umwana wise izina se, izina witwa wagiswe n'abandi. Amazi ya mbere wakarabye kugera ku isi wayogeshwe n'undi muntu, siko bimeze se. Hanyuma n'amazi ya nyuma uzakaraba uvuye hano mu isi, uzayiyoza inzu yawe gushyingura cyane mujya kubishyingura. Amazi ya nyuma uzakaraba nzayiyoza, uzayozwa n'undi muntu. Ntabwo nari nabona imva serikeye igira amapine wenda ngo barayisunika yijya umuntu ajya gushyingurwa n'abandi. Urumva ko umuntu agizwe n'abandi. Rero abantu dusuzugura, dufeka, tubana nabo, nibyo ntabwo ingingo zose ziba zifite umumaro umwe, ariko zose ziruzuzanya. Wakibera umucuruzi ukibera n'umukiriya, wakibera umugore ukibera n'umugabo, ndetse wakibera umushoferi ukibera n'umugenzi. Abantu turakenerana kugira ngo twuzuzanye. Ijambo ry'Imana ritegeka kwemerana. Haleluya. Hari ibintu ushoboye nanjye ntashobora, nanjye
nanjye hari ibyo nshoboye nawe utashobora. Rero turuzuzanya, twemerane. Hari ukuntu njya mbona abarimu bashaka kwerekana ko abanyeshuri ntacyo bavuze, ariko kugira ngo umwarimu abone akazi ni ukubera abo banyeshuri badahari se yakigisha abandi. Umuntu ngo yigeze agira ubunebwe, hanyuma yari umuplanto ni bano bantu bakora abacleaners, bano bantu bakora amasuku nko ku bitaro no ku mashuri. Agira ubunebwe, yahoraga buri gitondo akubura amababi y'ibiti. Hanyuma abwira sebuja, aramubwira se wareka ibi biti tukabitema. Hanyuma barabitema, babitemye bamwirukanye uwo munsi. Baramubwira ngo rero nta mwanda uzongera kuba hano, umwanda waterwaga n'ibiti, none wasabye ko tubitema, twabitemye, akazi kawe karangiye. Wenda tuzajya tugukenera igihe runaka nitubona hano hantu hahindutse nabi cyane. Rimwe na rimwe rero hari abantu umuntu afeka mu buzima bwe aribo bari bafite umumaro runaka. Niyo mpamvu dukwiriye kuba mu buzima bwo tunabikure no mu bijyanye n'imisengere n'iyobokamana. N'abari abantu mubana badakijijwe muri sosiyete z'iwanyu, dukwiriye kuba mu buzima bwemerana. Murabakeneye rwose. Hanyuma gatatu, abana b'Imana, itorero ry'Imana turakomezanya. Abaroma 14:19 Bibiliya iravuga ngo mukomezanye. Ntabwo abana b'Imana babwirana ibicantege. Nta kure hari habaho Imana itakura umuntu, nta na kure heza habaho Imana itageza umuntu wayo. Dukwiye kubwira abantu ibyo kubakomeza no kurutsa imitima. Ntabwo dukwiye kubwira abantu ibicantege. Oya, Bibiliya iravuga ngo imbwa nzima iruta intare ipfuye. Ntabwo dukwiye gufata abantu ngo tubacireho iteka, tubabwira ngo murapfuye, murarimbutse. Babwire ko Imana ibakunda. Haleluya. Hanyuma icya kane, abana b'Imana barasengerana, abanyetorero barasengerana, icyo bita kwakirana ibibaremerera. Iyo dusomye Abagalatiya 6:2 Bibiliya iravuga ngo mwakirane ibibaremerera. Abana b'Imana barasengerana. Hanyuma icya gatanu ni kwihuta, abana b'Imana abanyetorero, imwe mu nkingi ikomeza itorero ry'Imana, barigishanya. Abakolosayi 3:15 Bibiliya iravuga ngo mwigishanye, abakuru bakigisha abatoya, tukabona ubwo buzima bwo kwigishanya. Yesu ari hano mu isi, bariya abagabo yagendanaga nabo yari yarabise abigishwa, yarababereye mwarimu, hanyuma nabo bamubereye abigishwa. Bamuhamagaraga mwigisha, nawe akabita abigishwa. Abana b'Imana barigishanya. Hanyuma icya gatandatu, barahugurana, abanyetorero guhugurana. Iyo dusoma Imigani 22:17 Bibiliya iravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko umuntu akaza mugenzi we. Hanyuma inkingi ya karindwi ni uguhumurizanya. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:11 Bibiliya iravuga ngo muhumurizanye. Abana b'Imana barahumurizanya. Twasomye ibyakozwe n'intumwa 12 ni amakuru ya Petero bamushyira mu nzu y'imbohe. Ubundi ntaragera hariya twasomye, hari ijambo twasomye rivuga ngo muri umubiri wa Kristo, hanyuma umuntu wese muri mwe ni urugingo rwawo. Hanyuma ku mubiri w'umuntu, umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi. Njyewe ndi Dieudonne, ndi umwe ariko ngizwe n'ingingo nyinshi. Mfite amaso, mfite amatwi, mfite umunwa, mfite ibiganza, mfite ibirenge. Ndi umwe ariko ngizwe n'ingingo nyinshi. Hanyuma izi ngingo zanjye, buri rugingo rufite akazi karwo, buri rugingo rufite role yarwo, kandi icyo urugingo rumwe rwashobora ntabwo urundi rwagishobora. Amaso arareba ariko ntabwo yavuga, sibyo se? N'umunwa uravuga ariko ntabwo wareba. None se mureke mbabazi, iyo umubiri wose uza kuza kuba amatwi, kureba kwari kuba hehe? Kuvuga kwari kuba hehe? Byabaye ngombwa ko ingingo ziba nyinshi kugira ngo zuzuzanye. Reka mbahereze urugero. Ubu ngubu wenda ndamutse rwaye nk'igifu, n'urugero ntanze, ndamutse rwaye nk'igifu, igifu cyava mu nda kikajya kwivuza. Uzi ukuntu biragenda? Amaguru niyo ari buze kuza kujya kwa muganga. Hanyuma amaguru nagera kwa muganga, ikibuno kiri buze kuza kwicara gitegereze muganga, ni igifu narwaye. Hanyuma muganga naza, amatwi niyo ari buze kuza kumva inama za muganga. Umunwa niwo uri buze kuza kuvuga ngo igifu ndi kumva imisonga imeze gutya na gutya. Hanyuma amaso niyo arareba imiti muganga ari buze kuza kumereza. Hanyuma ibiganza nibyo biri buze kuza kuyifata. Niza kugera mu rugo
biganza n'ubundi biraza gusuka amazi biyashyira mu gikombe, ya miti ninywe. Cyari igifu cyari kirwaye ariko gikeneye izindi ngingo kugira ngo zicyuzuze. Ntabwo cyari kuva mu ntabwo kijya kwifuza, cyakeneye izindi ngingo. Itorero ry'Imana umubiri wa Kristo tugizwe n'ingingo nyinshi zitandukanye. Uru rugingo nanjye nka burundi dufite impano zitandukanye. Hari abahanura, hari aberekwa, hari abaririmba, hari abarota, hari abacuranga. Nta muntu wabikora ari umwe. Uranyeneye nanjye ndagukeneye kugira ngo twuzuzanye, twubake umubiri wa Kristo kandi ube wubakitse. Hanyuma rero ngo Petero baramufata bamujyana mu nzu y'imbohe, bamugejeje muri gereza. Ari itorero bari babuze urugingo rwabo. Turi kujyana muzarebe iyo agasimba kagiye kujya mu jisho katari kahagera, ikiganza kirihuta